hantu rero kuhava hano kuhava kino cyajemo aryo gita gute ndi mukinya. Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. It's your girl Chris ndagarutse kugira ngo tubane mu yindi video. Muri nge ni ikintu nifuza gusangira namwe video zitari gusa reaction videos. Ndabizi ko benshi muri mwe mukunda reaction videos, ariko mbona umushaka kuha n'ibirenze byinshi. So reka dusangire indi video ita reaction video today. Mbere yuko twinjira muri video, ndifuza gushimira abantu 18,000 biri kuri YouTube channel bibana nanjye, tubana muri make kuri YouTube channel. Ndabashimira cyane urugendo rwabaye rurerure kandi ruracyakomeje, ariko ndabashimira bivanye ku mutima, ku muryango mfite hano kuri YouTube channel. So thank you so much. Okay, so nimburi mushyashya ukaba wibaza ati who is this girl, ngenda umunyarwandakazi Chris ndakubasangiza videos zitandukanye, cyane abantu benshi babona reaction videos z'abantu mu karere k'iwacu, ariko nakunda no kubasangiza videos zo mu gikari, nkunda kuzita vlogs, tukabana mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko uyu munsi nifuje kuzana indi random video just like that. Okay, twagiye. Nimba nkurikira kuri Instagram urabizi ko akenshi iyo ndi muri mood buri wa mbere nkunda kubasangiza ikibazo cya buri wa mbere. Ubwo kandi abantu bankurikira cyane bazi ko ikibazo muretse kubaza nta kibasubirije kuri Instagram, kuko ntegereje kukibasubiriza hano kuri YouTube. Yewe rero ko nsubiza icyo kibazo nuko nsoma ibi bisubizo mwanyohereje ku kibazo cya buri wa mbere, mba nababajije kuri uwo wa mbere. Muri kubyumva? Okay. So nibazo bitandukanye mba mbabaza byo mu buzima busanzwe, ibintu bitandukanye byo muri societe, nta sujet nimwe ibaho vama ibintu byinshi bitandukanye. So kuri uyu wa mbere ushize ikibazo nababajije ni ese ni ikihe kintu mu buzima bwawe cyakubayeho kikagutera ubwoba kurusha ibindi bintu byose waba wanyuzemo mu buzima bwawe? Ese ni iki noneho cyagutera ubwoba? Ni ikihe kintu utinya ko cyakubaho? Hari abantu batekereza ku kintu cyabayeho, ariko hari n'abantu batekereza ku kintu kitarababaho, ariko uvuga ati iki kintu kimbayeho, you guys, sinzi uko nabyitwaramo, iki kintu Imana ikindinda cyangwa ikirinda abanje, ibintu nk'ibyo ngibyo. So nababwira ati munyohereze ibyo bintu byabayeho cyangwa ibyo bintu mutinya ko byabaho. Ngiye gusoma bimwe mu bisubizo mwanyohereje, ubwo at the end of the video of course nanjye ndabaha igisubizo cyanjye. That's the thing, that's the deal. Ntabwo numva ibyanjye mwebwe ntimwumva ibyanjye. Okay, so ndasoma ibyo mwanyohereje. Uwa mbere yaravuze ati heartbreak, ati rwose ntinya heartbreak ubwo ni umuntu wakomeretsa umutima wanjye. Akenshi biterwa n'urukundo umuntu akagutenguha, waramuhaye ibyawe byose, waramuhaye urukundo rwawe, waramufungura umutima wawe, mbega waramuhaye ibyicara mu mutima wawe nk'uko abantu bazi imitoma bakunda kuvuga. So uyu muntu ati ntinya heartbreak, mana yanjye. Birumvikana, yeah. Ariko what doesn't kill you makes you stronger, honey. Okay, undi yaravuze ati ibintu bibiri bintera ubwoba: gufungwa, prison. Nanjye ndebye nkari amafilme cyangwa amasere muri prison, you guys, ibintu bihabera, like ibintu bihabera ntabwo ubuzi ejo ese uzaramuka, buri we haba hari gangs, iyo ndebye no. Ikindi cya kabiri bavuze ngo kugira urushako rubi yikoreye amaboko. Ibintu ko biteye ubwoba, ibintu bibiri byambwiye biteye ubwoba, kugira urushako rubi byo biteye ubwoba. Ni ibintu ntakwifuriza n'umwanzi wanjye, kuko uzi kwisanga mu rugo utagisho no. Nta kintu kiryoha nk'ugushaka kubana n'umuntu ukunda. So iyo ntekereje ntamukunda cyangwa tutabanye neza, no, sinabyimagine. Okay, dukomeze. Kuko nguyu iki ni ikintu gikomeye cyane, utega amatwi. Le viol
nkasanga ndanamutwitiye cyangwa agression dans un couple ntibirambaho entre parenthèses. You guys, oh my god, uziko hari igihe ndeba nka filime cyangwa se seri, ndi umuntu ukunda kureba filime n'amaseri, right? Niyo hantu ubonera ibintu byinshi wowe bitarakubaho ariko bituma unabitekerezaho. Niyo ndebye nka filime hari ukuntu uvuga ngo iyi ngiyi yiyemerewe kurebwa n'abantu bafite imyaka 16 ngo kubera ko harimo agression na viol ubwo ni ihohoterwa, gufata ku ngufu, agression nyine ni ihohoterwa mu buryo bwinshi butandukanye. Umutima wanjye tuvuga ati ahantu ndaza kubasha kwareba no yaba igitsina gabo yaba igitsina gore bombi ni abantu bahura n'iryo hohoterwa, ariko cyane nk'igitsina gore iyo ndebye nk'iyo scene irimo ihohoterwa cyangwa gufata ku ngufu, n'abantu sinzi ukuntu numva meze, numva njya ngo numva ngo sinzi ukuntu nabisobanura. Rero uyu muntu ndi kumwumva 150% ni ibintu njyewe ubwo simba mbyiyumvisha. Ejo bundi nabonye video y'umukobwa wari ndicyakora mu mwayibonye byanze bikunze. Umva ikintu nkundiriza video bituma tunaganira no kutuntu n'utundi. Ni muri Amerika ndikeka byabaye umukobwa ari muri gym ya apartment yiwe. Bruh, abona umuntu ku muryango wa gym ashaka kwinjira, agenda aramukingura maze umuntu araza amwirukaho amwisigaho. Umukobwa yararwanye hari caméra de surveillance ayo mashusho yarasohotse. So mba numva bidashoboka, mba numva ari ibintu bidashoboka, mba numva mana yanjye nta muntu bitabaho nk'uko biba kuri bagenzi bacu batandukanye. Ariko girls and boys, mujye mu Rwanda first, mujye mu Rwanda, don't let it happen, mujye muvuza induru, I don't know. Ariko ni ikintu ntaba nifuza ko n'umwanzi wanjye kimubaho. Yakomeje avuga ati je me demande uko nabyifatamo kuko on juge trop abo byabayeho, mais quand c'est nous, ati nibaza njyewe bimbaye uko nabyifatamo kuko akenshi ducira imanza aho byabayeho, ugasanga utwitiye umuntu wagufashe ku ngufu, ugasanga twebwe tukugenda tuba judginga, ese kucya kuyemiriye nda, things like that. Oh girl, I don't know, who are we to judge? No, okay, iki ni ikindi kiganiro n'indi topic reka tu, ariko uyu muntu avuze ikintu famaki. I feel you 100%. Okay, tukomeza. Undi yavuze ati nta kintu kintera ubwoba cyane kimbaho cyane ko ntagira n'ubwoba mu buzima busanzwe. Okay, ni byiza pe, ni byiza. Ubwoba nge rimwe na rimwe hari ibintu reka turiko kubyita ubwoba ndbyita stress. Nge ni ibintu bituma mba motivated sometimes. Iyo ubona ikintu utifuza gucamo motivated yo guca mu yindi nzira kugira ngo ukirinde, you know what I'm saying? Niko kugira ibyifuzo n'ibintu utifuza, you know what I'm saying? So you guys, uyu muturage tumugenze dute? Ntabwo azi ko tano turabana 18 twagenda tugafata iki kintu sinzi ikintu yirwa yubaka hashize imyaka maze imyaka 5 muri iyi nzu ariko aracyubaka. I don't understand. Urugero njyewe nshaka kuba listen, njyewe ntinyubukene n'urugero bituma ubyuka ukajya gukora, ukagenda ugakorera bag, ukagenda ugashaka money honey. Okay, so rimwe na rimwe ni ibintu byakumotivatinga kugira ikintu kigutera ubwoba cyangwa utifuza. Okay, ariko respect kuri uyu muntu. Dukomeze. I'm so sorry guys for the noise. Ndi yavuze ati gukuramo inda ni ibintu bintera ubwoba kandi ni ibintu bitibagirana. Mbega wemenya atakwibabarira bikoze cyangwa se bibaye ngombwa ko bikora. Mbega ni situation adashaka kwibonamo kuko bimutera ubwoba kandi ntiyazabyikuramo, yazapfa akibuka ko yakoze ibyo bintu.
uyu muntu mwamubwira iki? I don't know. Ni agarutse kuri cya kintu wa undi yari yavuze ngo ese bihuye nanone no urugero nko mu gihugu cyo muri Amerika temerewe abakobwa gukuramo inda ni ibintu biri gushirwamo ingufu cyane. Ese mwe mu byumva gute? Reka wenda bamwe muri comments abifuza kugira icyo babingira ariko nje numva umukobwa yagira a total control on her body, ushatse gukipinga uruhinja akarukipinga, ariko ntabwo tuba tuzi situations umuntu yafatiyemo iyo nda, kandi n'umubiri we nubwo harimo uruhinja ariko first urwo ruhinja rwaje mu mubiri w'umuntu already. So I don't know, what do you think? Urugero nimba muri Amerika hari uburenganzira bwo gutunga imbunda zigenda zikica abana ibihumbi n'ibihumbi cyangwa se magana hafi buri mwaka, none se ubwo bitaniye no kutaho uburenganzira umuntu bwo gukoresha umubiri we icyo ashaka. I'm just saying, niba kuraho bimwe bajya bakuraho n'ibindi, you know what I'm saying. So think about it. Hari ibintu mbega ntajya numva, hari I'm not judging. Ntabwo uyu muntu ndamwumva ko atari ibintu byakoroha gukuramo inda nuko bisigara ufite igikomere mu mutwe cyangwa se mu mutima cyangwa ku mubiri cyangwa utabyibagirwa, ariko ni ibintu ntazi uko na judging hano. I don't want to judge, but I feel like everybody should have the right to do whatever they want with their bodies. So yeah, mumbwire ukuntu mwebwe mubyumva hasi in the comments, okay? Yavuze ati icyambayeho kikantera ubwoba ni inzara, namaze 2 days nta kintu ndashira mu nda, atari uko ndi mu masengesho ahubwo byanze not bien. Ikintu rero ntinya ko cyambaho ni urupfu, kuko iyo bitekereje numva ntari bunaramuke, ndatinya ku byo burenze ntabasha no gusobanura. Yabawe akusko nanjye hari igihe bitekereza nkumva ntinya urupfu, ariko byarahindutse. Hari kera ubu ngubu nsigaye numva urupfu ruzaza mu gihe gikwiye, umubiri wanjye unaniwe, ruje no kunduhura, cyangwa se rukaza rwihuse gutya sinabyumve. Jewe ndakeka ko ntinya inzara yo kutabasha kwihaza, yo kutabasha kubaho ubuzima nibura buciriritse ubuzima numva ko nabaho, so niyo mpamvu nshishikariza urubyiruko mugende mukore, muharanire gushaka amafaranga yanyu, kwibeshaho, mubiharanire nubwo uyu munsi utari kwinjiriza menshi, ariko ube munyakazi. You know what I'm saying? Ntugategereze ko biva ku bandi bantu, ku babyeyi, ku banyamuryango, iga kwishakishiriza. You know what I'm saying? I'm just saying, nge no ku munsi rwose ntaba mfite akazi ndawe nti okay, reka njye gukora niyo video, ntabwo iza kunzana amafaranga nk'ako akazi kampa, ariko you are always doing something, you are always busy, doing something, I'm just saying, ubu buzima ntabwo buryoha iyo udabashije kwibeshaho. I am sorry, okay? Undi yavuze ati ubwo mfite no gukunda umuntu akanyanga, umuntu nyanga kwa ibintu biraryana. Let me tell you, ibintu biraryana. Reka mikubwire ntibizakubeho turi aba teenagers, ndetse ko benshi byatubayeho n'abantu bakuru bigenda bibabaho byanze bikunze ko ugira like a crush on somebody who doesn't love you. Sometimes hari n'abajya no mu relationships bikinjira bakajya mu relationships ugasanga umuntu araguhararutswe, ugasanga umuntu araguhararutswe se cyangwa arakubenze, ugasanga umuntu arakubenze, mwarageze muri relationship, ugasanga uri kwisanga ari wowe wajya umukunda we, ugasanga we ntacyo kimubwiye, ntabwo agiye, kuko relationship ni akazi. You have to work on that relationship kugira ngo buri wese yumve ko akunzwe, kugira ngo buri wese yumve ko mugenzi wa mubona kimukunza, kimwifuza. You know what I'm saying? Ni akazi. It's a choice. Uhitamo ayo mahitamo. Hari igihe ushiduka wagira ngo ni wowe wahisemo umuntu ariko umuntu yaguhisemo. Ni ibintu biryana.
Imana izabindinde ariko already ntekereje ukuntu hari igihe kera wagiraga a crush ku muntu we utanakubona utazi kubaho ukuntu byo biryana ubwabyo sinakwimagina kubana n'umuntu mu nzu nitwa ko muri a couple ariko we no sorry so uyu muntu ndamwumva 100%. Undi muntu yavuze ati ngo kuba sheri wanjye yamfata ndi kumuca inyuma byantera ubwoba umutima agarara. Okay, hari ibintu bibiri. Of course, wowe ubwawe sinzi ko hakwiriye, njye sinzi ko nakongera kwireba muri mirwari. So uyu muntu ndamwumvisha nakwijana. Byantera ubwo already njyewe nakuva ndi inyamaswa. Ibaze guca umuntu wawe inyuma, akitwa umuntu wawe. Listen, niwumva bigeze aho utangiye kwifuza abandi bantu. Katira uwo muntu, you know, ubwo uti let's take a break cyangwa se reka tubivemo njye singiye kwifuza. Ariko ntuzamuca inyuma we akikeka ko muri relationships ibintu birababaza cyane. Already iyo ndebye hari amakupula atandukana yakumva ko wowe wabashije kumuvinga on mu cyumweru cyangwa mu byumweru bibiri akumva ajya ngo waramutengushye kandi mwarakatiranye. So ibaze noneho uwo mutakatiranye mu mutwe wo mukibana akajya kubona akabona guca inyuma goko. So ubwo n'ubugome. I'm sorry sinzi uko wabyita ko wagoswe ko wagize ariko ubwo n'ubugome. I'm sorry. So uyu muntu ndamwumvisha nakwijana. Ikindi kintu cya kabiri, hari umuntu waca inyuma afite mu mutwe horoshye njye nibwo mbabwira ubwa mbere babwira niyo turi kureba mu reaction videos ndavuga ati ntimugahemukire umuntu mu izina ry'urukundo kuko urukundo ni ikintu kigera ahantu hari very sensitive, ahantu hari emotion, ahantu hari fragilité, umuntu ushaka kumwemukira ugashiduka nawe kurangije noneho wowe gukoreye noneho ibirenze n'ibyo wamukoreye kubera mu mutwe nk'umuntu ashobora kuba you know ni ibintu bibabaza ashobora kureactinga nawe ugasanga bituzongera kukubona muri kumva nshaka kuvuga. So ni ibintu bitera ubwoba byo ni ikosa rikomeye cyane niyo mpamvu babyita guca inyuma you know. So yeah no njyewe ndi kubyumvisha nakwijana ko ibintu biteye ubwoba already nge nagira ubwoba no muntu nabikore kuko sinzi reaction yako yangiriraho ariko nanjye bwo nagikwigirwa ubwo ko sinakwibaza ukuntu nabashe kuri ibyo bintu. It's crazy. Okay, undi muntu yavuze ngo ikintu nge kintera ubwoba ni to trust a man again. Ikintu kintera ubwoba nuko kuzongera kwizera umugabo. Niko ubwo uheruka kwizera byagenze gute? Hari abantu bafite trauma, hari abantu bateza abandi bantu trauma. Mwirwa muhemukira abantu b'abandi muri kumva ibikomere musiga mu bantu mu ikintu kimuterwa no kongera kwizera umuntu. Ibaze ayo mahirwe yirirwa acaho yo kujya mu rukundo ariko kubera icyo gikomere umuntu umwe yamuteye afite ubwoba bwo kongera kwizera. Muri kumva let me take a sip. Abantu turi babi nyumvira kamuha amagambo muhumuriza wenda muha icyizere cyo kurenga ubwo bwoba. Iyo tugiye mu rukundo buryo twimeje kujya mu rukundo reka ntanga urugero kuri njyewe kuri Chris Rosa. Njyewe ngiye mu rukundo na Abe na my fiance n'umuntu nanjye ndundi muntu sibyo. Hari amagambo yambwiye ampaye icyizere n'urugero turaganira nka couple tukaganira n'ibiki ariko at the end of the day n'umuntu nanjye kabona umuntu murabizi ko ahindagurika you know. So icyizere ugomba kukigira first of all muri wowe apana muri my fiance. Icyizere ngomba kugira ni igihe cyuko ejo biramutse bitagenze nk'uko tubyifuza kuko hari amakupula arangira nabi sibyo ariko sibyo niyifuriza ariko ejo biramutse bigenze nk'uko ntabyifuza nka agahemuka n'urugero akampemukira ngomba kugira icyizere ko nzagira ingufu zizamfasha guca muri ibyo bihe bitoroshye byo gutenguhwa nkakomeza nkabaho. Ni icyo ngicyo cyonyine gituma uvuga ati reka ninjire mu yindi relationship kuko ushobora guhura n'umuntu ukabona muraberanye
physically and mentally muragendanye like muhuje byinshi 100% cyangwa hafi yaho ukabona n'umuntu wawe pe ukabona n'umuntu wawe pe ukabona n'umuntu wawe none suza ukumva umutima wemeye none se uzirinda ayo mahirwe uzacanda rwa mahirwe yo gukunda umutima wamaze kubyemera nawe uri ready ubuzaca ikuranda ayo mahirwe ngo kuko mfite ubwabo bwo kumwizera girl iyizere wowe izere ko uri a very strong woman cyangwa a very strong man ku bagabo nabo cyangwa ku gitsina gabo nari gitinya ibi bintu naguhemukira ni ikibazo cye bituma ujya no muri iyo relationship ukayiha umutima wawe wose udafite ubwo bwoba ugasanga ntuyiha urukundo ushaka kuyiha iyo relationship kubera ubwoba bwo gutenguha nyuma ngewe let me tell you what I did ngewe navuze ati Chris waza uriyizeye your fiance if he ever mess up that's his loss uwo mugenzi wawe naramuka agukorera ubwo niwe uhombye ntabwo ari wowe uhombye okay so jyamo 150% jya muri relationship ukore uyenjoyinge fully urumva ubwo bwoba buvuye kuko ubwoba butuma utenjoyinga fully okay so maze ubundi uzarebe ukuntu bizagenda neza nibiramuka bipfuye uzaba uzi ko wamenye urukundo nyarwo uzaba uzi ko wowe ntacyo wishinja maze ubundi ukomeza urugendo rwawe humura uzagira ingufu zo gukomeza urwo rugendo ku giti cyawe nyuma nibiramuka bipfuye ariko Imana biturinde ariko uko mfite nshaka kuvuga so it's not about trusting a man again it's about trusting you girl you can do this okay you deserve love okay abagabo bazima bariho okay nobody's perfect ariko bariho abantu bagukunda bariho ariko ntibazagucike kubera ubwoba byabibabaje icyo tugiye gusozereza hano umuntu wavuze ati ngiye ikintu ntinya ikintu ntinya ni ugupfa ntarongoye oh you guys urakoze cyane gupfa utarongoye none se harabura iki ese wabuze umuntu cyangwa se umuntu arahari ko habuze ubushobozi se bukora igikwe ikibazo ni iki cyangwa se cyangwa uri kuvuga gupfa utarongoye like iryo jambo really like nturarishira muri action I'm sorry ndakunda cyakora ko ari igikwe ashatse kuvuga gupfa ntakoze igikwe ndakeka ako nimba ashaka kuvuga gupfa adakoze adahuye n'umuntu that's timing igihe kizabikora ariko nimba ari igikwe nimba biri muri gahunda zawe bizaza nuhura n'umuntu no kwifuza nk'uko umwifuza bizikora ntubitindeho ibyo ntabwo ari ibintu byatera stress ndakeka ko ibyo ni ibintu biza mu gihe cyabyo iyo wahuye n'umuntu ndakeka ko you gonna be alright igikwe kizaza cyangwa ntikize ariko buriya nuko kitazabonda ari priority cyangwa se nuko nyine ibyo dushaka byose reka ntabwo ariko wenda aribyo tuba tunakeneye I don't know sometimes ubuzima bufite ukuntu nabwo buba bwashushanyije inzira yabwo ariko ikintu cyose uburyo wifuza ushaka kukigeraho so ntibigutera ubwoba ni ibintu bikorwa n'abantu benshi reba abantu bose bakoramo ko muri iyi si hari n'ababyakora ntibamare kabiri so ndakeka ko bizacamo humura so ndabashimira cyane kutekereza mwohereje ese iyi ni video mushaka kujya mubona kenshi nyamba sangiza ibibazo bya buri wa mbere na hano kuri YouTube murabyumva gute musigira aga comment ariko reka mbere yuko nsoza mbabwire nanjye ikintu kintera ubwoba cyangwa se ikintu ngiye kintera ubwoba ndakeka ko ari kutagira amahoro reka ntango urugero rworoshye ndikwa cyane nkiri muto
nakunda kubwira mama ngo ambwire amateka y'u Rwanda, ambwire uko byari bimeze muri jenoside yakorewe abatutsi. So sinzi impamvu numvaga nshaka kumenya ibyamubayeho, numvaga ari amateka nshaka kumenya. Navutse nyuma y'ayo mateka, ariko n'ikintu numva ntashaka ko, ntabwo nshaka kuba ahantu hari amahoro make, hari ubwoba utarishuwa nimba ngera hanze biragenda gute, ego ko. So ntinya intambara, ntinya dore nibyo ntinya umutekano muke, ntinya kubura amahoro, ngemba numva nshaka ko nimba ku kazi nkataha, nimba mfite ikinyabiziga kintana cyangwa nimba ngenda n'amaguru, ndashaka kuba sure yuko ari amahoro, kandi nkumva ko n'abagenzi banjye bafite amahoro, kuko ababuze amahoro baza kwica amahoro yanjye, you know what I'm saying. So ni ikintu ntiyumvisha kugeza n'ubu ngubu ukuntu ujya kumva ngo hari intambara zimaze imyaka hirya no hino mu bihugu hirya no hino. Ntabwo ibyabaye bihagije, ntabwo byatwigishije isomo kubera iki tugikomeza kubaho muri iyi klima imeze gutya, aho inzirakarengane, abana, abagore, abagabo abaturage basanzwe ugasanga bari kuzira ibyo batanashatse, batanazi n'ibyo bari kuzira. So kuri nge iyi si itongeye kuzamo intambara, ubwicanyi, izi ntwaro zirwa zibunza, icyo nicyo kintu kintera ubwoba. Ndababwiye kintera ubwoba ku buryo kera numvaga nzajya muri Amerika, ariko kiriya gihugu nagiciyemo umurongo. Nzajyayo ari uko wenda nyine ari akazi se, cyangwa ibintu ntakwepa, ariko kwishora gutya bizansaba terapi. No, kuko iyo mfunguye televiziyo nkabona ngo umuntu yisha abanyeshuri, umuntu agiye muri konseri yica abantu, hari mbona njye nkunda umutekano, nkunda amahoro, nkunda umutekano. So ubwoba bwanjye ubwo murabwumvise. So ndabashimira cyane ko twabanye muri iyi video. Ndabona yabaye ndende ariko nzagerageza kuyeditinga. So mumbwire ibitekerezo byanyu hasi nimba ari ibyo mwakunze. Njye nishimiye kuganira namwe, tukaganira other things, tuka-connectinga ku yindi topic iri very random like that. So nimba hari ibintu bifuza gusangiza hasi, wowe ibigutera ubwoba ni ibihe, ibintu byakubayeho byagutera ubwoba kurusha ibindi ni ibihe, tusigire comment hano hasi. Shimira abantu bansangije ibitekerezo. Gahunda ubwo niyo gukomeza kujya mbabaza ibibazo bya buri wa mbere, ujye unkurikira kuri Instagram kugira ngo nawe ntucikwe, maze ubundi niba ubikunda ko nzajya mbasangiza ibisubizo hano kuri YouTube, ubwo nabyo nzabishiramo imbaraga. Okay, turi kumwe ubwo nawe utaha. Ndabakunda cyane. Bye.